iperereza ry'ibanze ibyaha bitatu: gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa ishimisha mubiri ku gitsina, no guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. uwo bamwita Preskid Ishimwe Dieudonné w'imyaka 36 arimo ararerwaho ibi byaha. Kuri iyi tariki ndetse no kuri uyu munsi mwebwe mutegereje kumva iyi nkuru neza 5/5 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 5 2022 nibwo tuvuga yuko urubanza ruzakomeza. aya ni amakuru yarasohowe mu kanya gato cyane. Umwunganizi we ntabwo yabonetse mu mategeko. Umwunganizi we mu mategeko ntiyabonetse. Gutabwa muri yombi yataye muri yombi ku itariki 24 Mata 2022. Iyo ni inkuru yizewe cyane. Wari mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali ndetse namwe muri kudukurikira aka kanya. Wowe uri kudukurikira waba utwaye, waba wicaye, waba uri ku rugendo, aho waba uri hose, iyi ni inkuru wakumva cyangwa se wakitondera kuba wakumva. Icyo usabwa ni kimwe no gukanda subscribe kuri YouTube channel, ukajya ubana natwe umunsi ku munsi ukareba inkuru nyinshi tugenda tugutegurira. Ngiye bateguye nkaba ngiye no kubagezaho. Bayita Ukunzwe n'Imana Denis. Ejo bundi hashize naje mbabwira byinshi kuri Preskid. Ibyaha by'ibanze niho hantu navuga ati aka kanya ngo nahera. Gusaba cyangwa ishimisha mubiri rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga ngo Preskid navuga amagambo menshi na sesengura w'aka kanya. Preskid yo ku bakobwa bo muri Miss Rwanda. Ishimwe Dieudonné y'imyaka 36. Umwunganizi mu mategeko ntiyabonetse. Ubwo nyirafataga iyi nkuru nefataga kuri iyi tariki, ubwo yari ari ku rukiko. Uramureba neza cyane, yari yambaye agakote kajya kuba ubururu, yambaye n'ipantaro ijya kuba n'ubururu, yari yambaye neza pe. Ariko yari mu mapingu, yari arinzwe n'abashinzwe umutekano impande zose. Byari ibintu nawe warebaga ukavuga ati icyaha kiragoye. Gutabwa muri yombi yataye muri yombi ku itariki 24 Mata 2022 nibwo Preskid nibwo yataye muri yombi aho bita Ishimwe Dieudonné w'imyaka 36. Abandi muri comment cyangwa se mu bindi ngenda numva bagenda bavuga ni uko ngo iri rushanwa ngo rya Miss Rwanda ngo uko ngo ryagiye rijyamo abantu b'abakecuru, ibintu nk'ibyo akaro bayoba cyase rikayoborwa n'abantu b'abapadiri. Ariko se kuki mu gipadiri hajyamo umuntu ubyara? Ntabwo rero irushanwa rya Miss Rwanda navuga ati naryo n'abapadiri bagakwiye kurya. Ahubwo ngiye kubwanje wenda ndebye hajyamo abantu b'abakecuru, akaba aribo bajyana muri aya mabuto kwabo. Ndetse ubundi mbwiye gute ko kanirinde kubitindaho. Ibyaha bitatu, ibi byaha bitatu ngewe nakunze kubitindaho cyane. Preskid Ishimwe Dieudonné ari byo arimo arashinzwe kuri ibi byaha bitatu: gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ako wasanga atari Preskid gusa cyangwa se Ishimwe Dieudonné gusa urimo kuri ibi byaha, kuko ubusanga mani ari nk'abatipe bafite nk'umwanya muremure akifata agategura nk'ibi bintu, agakoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi bintu bageraho babicikeho. Ubwo bivuze ngo ni cya gihe amwandikira
aka SMS ati nsanga mu biro byanjye. Aha ni byinshi. Preskid ishimisha mubiri rishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Akwata muri Miss naho harimo abakobwa beza da. Wasanga ariko yagize gutya akavuga ngo ngomba kubabyaza umusaruro. Abwiza bwaberega bajye bamenya utandukanya akazi. Utandukanya akazi n'ibyo waba uhura nabyo mu buzima busanzwe. Ese wareba akazi cyangwa se ukareba ibyo ugahuramo ugashaka kubihuza n'ibindi bintu byose. Akazi ajya amenya ko kaba kari mu rundi rwego. Akazi gatandukanye riga n'ibyo navuga byose. Guhoza ku nkeke bifitanye isano ni imibonano mpuzabitsina. Icyo nicyo cya gatatu. Yaramubwiraga yaricaraga buriya ugasanga abamisi nyine arababwira ati wowe ati raka mu gushaka kuri buriya cyangwa ati kubura kugira ngo ubaribona bisaba kugira icyo watanze. Buriya rero nta nubwo ari Preskid gusa. Ubundi abantu benshi tumaze kumenya rero ko nyine kugira ngo ugire icyo ugeraho bisaba kugira icyo ushora, ariko ntago wagashoye iki umubiri wawe ngo nuko hari icyo ushaka kugeraho. Ibyo ntago ari byo nanone. Bivuze ngo Preskid yakunze kugora abantu cyane cyangwa se, ariko amategeko y'u Rwanda bizi ntabwo ajya arenganya abantu. Preskid bamuhane ibi bintu bitazanongera. Miss Rwanda yamukigarutse kuko Miss Rwanda arahagaze ubusayizi ngundi gukora inkuru. Miss Rwanda yabaye ihagaritsweho gatoya. Ano makuru nyinshi kinyamakuru BBC. Okay, icyo ngusaba ni kimwe wowe kujya uhora ubana natwe umunsi ku munsi ukanda subscribe kuri YouTube channel, tukabana nawe tukagendana nawe ibiganiro byinshi cyane bikakugeraho 5/5 ndetse n'izindi nkuru nyinshi cyane zikakugeraho 5/5. Tukwifuriza umugoroba mwiza cyangwa se urugendo rwiza wowe waba uri gutaha uri kuva mu kazi cyangwa se uri kukajyamo. Next days. Mazina yanjye ni ayandi, nukunzwe n'Imana Denis. Hallelujah. Shalom.